You need to make money. You need to make money, guys. Kandi ikindi kintu nababwira, cancer is real. Murekera kwambara amabati muzakora cancer. OG shit. OG shit. Hey guys, my people, my brother. Ndagusuje wowe wihebeye iwacu Bliss, wowe wihebeye kandi wakunze igitangaza mu bitangaza. Ni iby'agaciro kandi komeza dukurikirane. I promise ko nazabema kubagezaho amakuru azaba agezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Kuri uyu munsi tugiye kugaruka ku mubano wa Bruce Melody na Harmonize. Turagaruka ku mubano wa Bruce Melody na 155 AM, nk'inzu ya mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda ireberera inyungu z'abahanzi, cyangwa se navuga ko 155 AM ifite CEO cyangwa se umuyobozi wa 155 AM ariwe Coach Gael, ukomeje gukora ibitangaza hano mu gihugu cy'u Rwanda, ukomeje kugaragaza uruhare rukomeye cyane mu gushora akayabo mu muziki nyarwanda. Kuri uyu munsi dufite Bruce Melody tariki 21 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022 yakiriwe mugenzi we guturuka muri Tanzania, Harmonize. Uyu ni umwe mu bahanzi bamaze kugira izina rikomeye cyane mu muziki wa Afrika, by'umwihariko ariko mu muziki w'isi, bitewe n'indirimbo yagiye asohora nka za Kwangwaru, Atarudi, zagiye zubaka izina hano ku mugabane wa Afrika, muri East Africa ndetse no ku isi yose muri rusange. Kuri uyu munsi Harmonize ayerere mu gihugu cy'u Rwanda. Kuva Harmonize yahura na Bruce Melody bwa mbere ari mu mwaka wa 2022 mu kwezi kwa gatatu, kuva Bruce Melody yahura na Harmonize ubona ko uyu muhanzi ukomoka hano mu gihugu cy'u Rwanda hari ibintu byinshi byatangiye guhinduka kuri we. Bruce Melody ubwo yahuraga na Harmonize nta tatuwaje yagiraga ku mubiri we. Bruce Melody ubwo yahuraga na Harmonize ntabwo yajyaga yambara shanete, ariko kuri uyu munsi turagaruka kuri Bruce Melody wavuye hano mu gihugu cy'u Rwanda kerekeza ubwota Masindi agakoresha shanete ihagaze akayabo ka miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Kuri uyu munsi Bruce Melody akaba agiye kujya yambara shanete yanditseho Bruce Melody ihagaze akayabo kangana n'ibihumbi 10 by'amadolari y'Amerika. Bruce Melody kuvagira hano mu gihugu cy'u Rwanda kuva kwa 21 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022 umwaka wa 2023, Harmonize yageze hano mu gihugu cy'u Rwanda yakirwa n'inshuti cyangwa se mugenzi we Bruce Melody ubarizwa muri rebo ya 155 AM. Barishimana ndetse baza no gutembera umujyi wa Kigali, bajya mu biryogo, baza kurya za capati, ibishyimbo, banywa amazi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, baza kuhasiga akayabo k'amafaranga. Harmonize ntabwo yaje guhema, kuko ubwo yaguraga imyembe mu muhanda yaje kwishyura agera ku 500 by'amafaranga y'u Rwanda, no kuvuga ngo nahagera ku madolari 500 y'Amerika. Harmonize ku munsi w'ejo yagiranye ikiganiro ari kumwe na Bruce Melody kuri RBA. ni ikiganiro bagiranye na televiziyo y'igihugu cy'u Rwanda. Ikiganiro cyaje kwibanda ku ngingo zigiye zitandukanye, dore ko Harmonize yaje kubazwa ibibazo byinshi n'umunyamakuru witwa Paul Rutikanga, n'umwe mu banyamakuru bafite izina rikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yaje kumubaza ibibazo byinshi, amubaza uko yabonye u Rwanda, dore ko navuga ko Harmonize ari inshuro ya gatatu asesekaye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ya umwaka wa 2018 2013 ubwo yazaga nta muntu wari umuzi, dore ko Harmonize navuga ko umwaka wa 2013 aza hano mu gihugu cy'u Rwanda ntago abantu benshi bari bazi izina Harmonize hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ubwe ku giti cye akwibwira ko iyi ngiyi ari inshuro ya gatatu asesekaye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko kuri uyu munsi abyita akarusho, kuko yaje akunzwe, yaje yishimiwe, yaje buri muntu wese afite amatsiko, yaje buri muhanzi wese ukomoka hano mu gihugu cy'u Rwanda, yaje buri muhanzi wese uri hano mu gihugu cy'u Rwanda yakifuza kugirana igikorwa na Harmonize. Kuri uyu munsi Harmonize umuhanzi navuga ko umunyarwanda bakoranye bikabyara umusaruro, cyangwa se nkabavuga ko kuri uyu munsi hari inyungu cyangwa se hari icyo biri gufasha uyu muhanzi ukomoka muri Tanzania, umuhanzi witwa Bruce Melody. Bamaze gukorana indirimbo ebyiri, yaba Total Crazy bakoze umwaka wa 2022 mu kwezi kwa gatatu. Kuri uyu munsi ikaba imaze kurebwa n'abarenga miliyoni ku rubuga rwa YouTube. Ariko baje gukorana indi ndirimbo yitwa The Way You Are, indirimbo yasohotse kuri EP ya Harmonize. Ni avuga yuko ari EP yasohoye mu kwezi kwa 11 iriho indirimbo zigera kuri 14. Harimo indirimbo yitwa The Way You Are ya Harmonize featuring Bruce Melody and Naki, umwe mu bakobwa bafite izina rikomeye cyane mu muziki wa Australia. Ariko kuri uyu munsi uyu mukobwa nakaba ari umwe mu bafite rebo zikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Harmonize gukorana indirimbo ebyiri na Bruce Melody ntabwo byamuhagije, ese mo kuza gusura Bruce Melody hano mu gihugu cy'u Rwanda.
ubwo yageraga hano mu gihugu cy'u Rwanda, Harmonize yari afite amatsiko yo kumva umwe mu baproducer beza bari hano mu gihugu cy'u Rwanda nka Element. Harmonize ubwo yamenyaga Bruce Melody cyangwa se yifuzaga kuba yagirana project na Bruce Melody, yamumenye ku ndirimbo nka Samoya. Ni indirimbo yakozwe na witwa Element, indirimbo Bado, indirimbo Ikinyafu, indirimbo Henza, zimwe mu ndirimbo ziri gufasha Bruce Melody kuri uyu munsi zamuzamuye izina hano muri East Africa, mu gihugu cya Uganda, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Kenya, mu Burundi ndetse n'ahandi hose muri East Africa. Navuga ko indirimbo zakozwe na Element ari zimwe mu ndirimbo zazamuye ibikorwa bya Bruce Melody ku ruhando mpuzamahanga, utirengagije muri za Nigeria, muri Zimbabwe ndetse n'ahandi hose ku isi. Kuri uyu munsi Harmonize yinjiye muri studio ya 1:55 AM. Iyi studio ni ubwa mbere cyangwa se ni ubwa kabiri ikorewemo indirimbo. Indirimbo ya mbere yakorewe muri studio ni indirimbo yitwa Funga Macho, akaba ari indirimbo yari kodinzwe na producer witwa Prince Kids. Iyo ndirimbo ya mbere yakorewe muri iyi studio ya 1:55 AM iyobowe na Coach Gael. Indirimbo ya kabiri ikozwe na Element, ni indirimbo ya Bruce Melody featuring Harmonize, ndetse banakoreramo n'indi ndirimbo ya Harmonize featuring Bruce Melody and Kenso and Airways, ndetse hagomba gukorerwamo n'indi ndirimbo ya Harmonize featuring Bruce Melody and Element. Ariko indirimbo ya mbere zabanza kujya hanze ni indirimbo ya Bruce Melody featuring Harmonize. Ni imwe mu ndirimbo navuga ko zifite vibe yo ku rwego rwo hejuru, ni imwe mu ndirimbo nakubwiza ukuri ko zizakirwa neza n'abanyarwanda ugereranyije n'indirimbo Total Crazy Bruce Melody yakoranye na Harmonize mu mwaka wa 2022 mu kwezi kwa gatatu. Ukareba The Way You Are yasohotse kuri album ya Harmonize yari yise Made for Us. Izo ndirimbo ebyiri zombi urebye imbaraga zari zifite, cyangwa se ukumva indirimbo ukarite yayo, wumva ko indirimbo Bruce Melody yakoranye na Harmonize bise Akuya ari imwe mu ndirimbo zaba zifite vibe yo ku rwego rwo hejuru, uburyo zakundwa, uburyo zakirwa. Yakubwiza ukuri ko iyi ni imwe mu ndirimbo zigiye guhindura byinshi ku muziki wa Bruce Melody, ku gikundiro cya Harmonize hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Bruce Melody na Harmonize ntago bahura bakora indirimbo gusa birangire. Nk'abantu bwe kuri uyu munsi Harmonize arakubwira ngo Bruce Melody namushyira ku rutonde ngiye gutora inshuti 5 mfite. Bruce Melody yaza muri izo nshuti 5. Inshuti rero iyo zahuye noneho bafite ikintu kimwe cy'uko bahuriye ku kazi kamwe ko gukora umuziki, niba bagiye muri studio bararikodinga ni ikintu kimwe. Ibyo barikodinze babishyize hanze, abantu barabyumva kandi barabikunda. Bruce Melody afite igikundiro hano mu gihugu cy'u Rwanda, Harmonize afite igikundiro hano mu gihugu cy'u Rwanda. Why not umuhanzi nka Harmonize atafatanya na Bruce Melody ngo bategure igitaramo muri BK Arena batamire abakunzi babo? Bruce Melody ndetse na Harmonize by'umwihariko Coach Gael nka mureberera inyungu za Bruce Melody mu muziki, bakaba baragize igitekerezo ko muri uku kwezi kwa gatatu bazategura igitaramo kizahuriramo Bruce Melody ndetse na Harmonize. Abandi bahanzi bagiye bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda barimo Kenso, Airways, Chris Easy ndetse n'abandi bagiye batandukanye, akaba ari igitaramo biteganya ko cyazaba mu kwezi kwa gatatu. Guys, twitegure indirimbo ya Bruce Melody na Harmonize izasohoka muri uku kwezi kwa kabiri, ni igihe n'ubundi Harmonize azaba akiri hano mu gihugu cy'u Rwanda. Indirimbo akaba aribwo igomba kujya hanze. Nanone dutegereze kuzareba Bruce Melody kuri stage yambaye Chanel ihagaze akayabo ka miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu kanya turaje tugaruke ku ndirimbo Bruce Melody yakoranye na John Froga ndetse na Rebo Chapo, umwe mu bahanzi bakomeye cyane hari mu gihugu cya Uganda. Ni Rebo Chapo coming from Uganda, ni John Froga coming from South Sudan. Bruce Melody guturuka hano mu gihugu cy'u Rwanda nayo akaba ari imwe mu ndirimbo igomba kujya hanze muri iki cyumweru. Les amis, ndagushimiye wese mu kudukurikirana, ni iby'agaciro kandi komeza dukurikirane. I promise azahwema kubagezaho amakuru azabagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Les amis, kanda subscribe kuri YouTube channel Bruce Melody Media kugira tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi. Ndi Olivier Fernandez. Les amis, see you. I love you so much.